umeze ute nshuti yanjye? Nizere kumeze neza, kandi njye n'umutima wanjye wose nifuza ko waba uri hose waba uri amahoro. Nifuza ko ubuzima bwawe bwakomeza kugenda neza uko bishoboka kose. Uyu munsi wa none nifuje kukwandikira ibaruwa ndende nyuma y'igihe ntekereza cyane kuri wowe. Mfashe umwanya mwiza mu gihe numvaga ko ntuje nitonze mba aribwo nyandika, kugira ngo nkoreshe ukuri kutari bugusenye kandi kutari bukubabaze, ahubwo kuratuma ubona ibintu mu buryo bukwiriye. Ni ukuri nzi neza uburemere bw'amagambo ngiye kukwandikira. Ni amagambo akomeye cyane, ntekereza ko aragusiga uri gutekereza ibinyuranye n'ibyo watekerezaga mbere yo kuyasoma. Hari ubwo waza kugeramo hagati ugahagarika gusoma, ariko ndakwinginze nyabusa uyirangize, nibwo ubutumwa bwanjye burabasha kumvikana neza nk'uko mwanditse bimvuye ku mutima. Si uko ntari mbashije kuguhamagara kuri telefone ngo mbikwibwirire, amayinite ndayafite ahagije, ariko nabonye bidakwiriye ko hari ibyo nkora. Ikindi natekereje ku kuba twahura nkabikubwira turebana amaso ku maso, ariko nanone mbona bitaba byiza cyane nko kukwandikira. Ikindi kandi nakabaye nakoresheje imbuga nkoranyambaga nkaba nakwandikiye ubutumwa cyangwa se nkakoherereza mesaje isanzwe. Ibyo byose nabonye bitagira igisobanuro nk'icyo byagira nkwandikiye ibaruwa. Mu mutima wanjye numvaga iyi ngingo ikwiriye guhabwa umwanya uhagije. Amagambo ngiye kwandika akaba ari buze kwisobanura neza, atarimo kuguhutaza kandi atagendeye ku marangamutima y'ako kanya. Sinifuzaga ko hagira undi ubyinjiramo, kuko ibyo wanyeretse, ibyo wambwiye ari iby'umutima wawe, bikwiriye gusubizwa mu buryo bwihariye bwubaha uwo uri we. Niyo mpamvu ntatekereje kuba nagira umuntu gutumaho ngo agire ibyo akumbwirira. Mbere na mbere ndashaka kugushimira byimazeyo ku butwari wagize bwo kumbwira uko wiyumva, ukanga kugumana amarangamutima yawe. Ni ukuri ibyo wakoze ntibiba byoroshye. Si ibintu byoroshye na gato gufata icyemezo cyo kubwira undi muntu ko umufitiye urukundo rudasanzwe rurenze urw'ubuvandimwe, ko ahubwo umwifuza mu buzima bwawe kandi ko umubonamo umuntu mwafatanya urugendo rw'ejo hazaza, mugahinduka umugore n'umugabo, mukazabyarana abana, mugasazana, mukabana kugera ku rupfu rw'umwe muri mwe. Nakunze amagambo wanditse ugira uti, uko igihe cyagendaga gihita niko nabonaga ko ibyiyumvo ngufitiye bitari ibyo kwirengagiza cyangwa kubika mu mutima wanjye ngo bigumemo iteka. Nasanze gukomeza guceceka bishobora kunyima amahirwe yo kuvuga ukuri kwanjye no kumva uruhande rwawe, kandi bikansigira kwibaza byinshi. Niyo mpamvu nahisemo kubivuga mu kinyabupfura, nta kuguhata, nta kugushyira ku gitutu. Aya magambo yanyeretse ko uri umuntu ufite ikinyabupfura. Ibyo wambwiye byose wabivuze mu magambo yuzuyemo ukuri, kandi mu kwandika kwawe wagaragaje ko unyubaha nanjye. Kubikora kwawe byatumye numva nishimiye kuba warangiriye icyizere, ukambonamo umuntu mwafatanya urugendo rw'ubuzima. Hari amagambo nasomye nyasubiramo inshuro nyinshi, nk'aho wanditse uti, ndifuza ko twagerageza kubaka umubano w'urukundo rushingiye ku kumvikana no ku kwizerana. Uti si urukundo rwo kwihutira, si urwo kwerekana mu bantu, kandi si urwo gushaka kwishimisha by'igihe gito. Warengejeho uti, ni urukundo rwo gufata umwanya wo kumenyana kurushaho
kuganira ku ntego z'ubuzima bwacu no kureba niba hari icyerekezo twakwiha njye nawe. Wasoje uvuga ngo ndifuza umubano aho buri wese azumva afite umutekano wo kuba uwo ari we, atabayeho uko atabyifuza, anizwe n'urukundo. Ntakubeshye, ibyo wanditse byongeye gutuma ngutekerezaho, nsanga uri umwe mu bantu bafite umutima mwiza nakwifuza kugira iruhande rwanjye. Imyumvire yawe ku rukundo irakwiriye. Ndifuza ko wamenya ko ntigeze mbifata nk'ibintu bisanzwe cyangwa byoroheje. Ni ibintu bitagira uko bisa kugira umuntu kwiyumvamo akakubonamo uw'agaciro wagira icyo asobanura mu buzima bwe. Amagambo yawe wanyandikiye mu ibaruwa nayasomye inshuro nyinshi. Nayasomye ntuje, ntekereza neza kandi ngerageza gusobanukirwa neza aho umutima wawe wari ugeze mu kuntekerezaho n'icyo wifuzaga kumbwira. Sinshobora guhakana ko byankoze ku mutima, kuko bigaragaza ko hari umuntu unyitayeho by'ukuri, ubona ko hari agaciro nagira mu buzima bwe. Ibyo ubwabyo bifite agaciro gakomeye, kandi ndifuza ko wamenya ko ntabifashe nk'imfabusa na gato. Icyakora nshuti yanjye, ndifuza kukubwira ukuri kose nubwo ntari buhuze n'ibyo wifuzaga kumva. No kwandika aya magambo ntibinyoroheye, kuko sinshaka kukubabaza cyangwa gutuma uta icyizere. Nagerageje kwiyumvisha uko uzakira iki gisubizo, nanjye bintera ikiniga, amarira amanuka ku matama yanjye. Ni nayo mpamvu nari naratinze kugusubiza, kuko naburaga aho mpera ngo nkubwire aya magambo. Ariko kandi nkwiriye kukubwiza ukuri, kuko ariko shingiro ry'umubano mwiza, yaba uw'ubucuti busanzwe cyangwa se umubano w'urukundo nk'urwo wifuzaga. Uyu munsi nkurikije uko umutima wanjye umeze, uko ubuzima bwanjye buhagaze n'intego mfite z'ejo hazaza, igisubizo nguhaye ni uko ntiteguye kwinjira mu rukundo. Si uko nabona agaciro kawe mu buzima bwanjye, oya rwose. Si uko hari undi muntu wihishe inyuma y'aya magambo ndi kukubwira ngo wenda mbe mfite undi muntu nkunda, cyangwa se ngo mbe mfite ikosa nakubonyeho. Ntabwo ari uko amarangamutima yawe wanyeretse nayafashe nk'ibintu byoroshye kuri njyewe bidafite icyo bisobanuye. Ahubwo ni uko nzi neza aho ngeze mu buzima bwanjye kuri uyu munsi, nkaba nzi ibyo nshoboye gutanga n'ibyo ntaragera ku rwego rwo gutanga mu buryo bwuzuye. Nageze aho menya ko urukundo nyarwo biba bisaba ko ruva ku mutima wiyubatse ubwawo, utuje kandi witeguye kwitangira undi muntu nta buryarya. Biba byiza ko umuntu yakunda undi atamubeshye kandi ntamuhe ibyiringiro bidafite imizi ikomeye. Namenye ko mu buzima hari igihe umuntu aba agomba kubanza kwiyubaka, akitekerezaho bihagije, akamenya neza aho umutima we uhagaze, akanashyira mu murongo ibitekerezo n'intego ze bwite mbere yo guhuza ubuzima bwe n'ubw'undi. Ni uko hari ibintu umuntu aba akeneye guha umwanya uhagije kugira ngo atazibabaza akababaza n'abandi. Sinifuza ko twazakundana wowe udahabwa umwanya ukwiriye, kandi ugahinduka igikoresho cyo gukiza ibikomere byanjye utarabigizemo uruhare. Reka mbanze nkubwire zimwe mu mpamvu zikomeye zitumye ntemera kujya muri uru rukundo iki gihe. Urebye impamvu ikomeye ni ibyo nanyuzemo ubwanjye. Nigeze kuba mu rukundo rukomeye, urukundo natanzeho byinshi, yaba amafaranga, igihe, imbaraga, ibitekerezo n'amarangamutima, icyizere n'ibyiringiro. Ndushyiramo umutima wanjye wose, ariko rwarangiye nabi. Urwo rukundo natekerezaga ko ari rwo naremewe, kandi nkirubamo
sinatekerezaga ko hari urundi rukundo rwiza rubaho. Nyamara byaje kurangira rumpindukiye isoko y'ububabare bukomeye, intimba n'agahinda kanshenguye umutima. Gutandukana n'uwo twakundanaga byansize mfite ibikomere by'imbere bitari byoroshye kumenya cyangwa gusobanurira undi muntu. Nubwo igihe cyagiye gihita nkagenda niyakira gake gake, hari ibice byanjye by'umubiri mba numva bitarakira neza, kuko akenshi niyumva nk'umuntu wahondaguye inkoni ku mutima. Uwo muntu yafashe umutima wanjye awukina nk'agatenesi, abonye bidahagije awujombaguramo inshinge ansiga mvirirana. Kandi nubwo yambabaje, hari ubwo umutima wanjye ugeraho ukirengagiza uko twatandukanye, ukanyibutsa ibihe byiza twagiranye. Hari ubwo mba ndyamye nsinziriye umunsi wose ntigeze amutekerezaho, muri iryo joro nkamurota, ibihe byose twabanyemo bikangarukamo, nakanguka sinongere gutora agatotsi, bukarinda bucya ngitekereza ku nzozi narose. Kandi akenshi bimbaho muri cya gihe mba numva ko niyakiriye byarangiye. Mu rugendo rwo kwiyakira nifashishije inyandiko z'abahanga mu by'imibanire n'imitekerereze y'abantu ngo ndebe ko wenda nabona icyamfasha kwiyakira vuba no gutoza. Mu nama nagiriwe ntabwo harimo iyo guhita njya mu rundi rukundo. Mu bitabo byabo bavuga ko atari byiza kwinjira mu wundi mubano umuntu agifite ibikomere bitarakira neza, akirwana urugamba rwo kwibagirwa uwamubabaje mbere. Nanjye nasanze ari ukuri, kuko kukwemera uru rukundo byaba ari ukugukoresha nk'uburyo bwo guhunga intimba ngendana mu mutima. Urukundo rwanjye nawe narwinjiranamo umutekano muke, kuko sinaba nizeye neza ko nawe tuzarambana. Naba mfite urujijo ku bibazo nanjye njya nibaza, kandi ndebye nabi narukuramo ibikomere bishya. Agakosa gato wajya ukora najya nkaremereza cyane birenze uko ubitekereza, kuko ndacyabona urukundo mu ishusho y'uko nta rukundo rwizewe rubaho. Nawe naba nkubona nk'umuntu utizewe uzanagira hakagenda. Sinahita nakira yuko tuzagumana. Ni ukuri nanjye nifuza kujya mu rukundo pe, ariko sinatanga umutima wanjye uko bikwiriye ndamutse ndugiyemo nonaha, kuko ndacyatekereza ko nta wundi muntu nzongera kwimariramo. Mba numva ninjya mu rukundo uwo muntu tuzakundana nzamukunda urukundo ruke, nkazigama umutima wanjye. Nkurikije agaciro k'urukundo rero, sinakwifuza ko ukundana nanjye utazagukunda nk'uko bikwiriye. Naba ndi kukuziza amateka yanjye utaragira icyo yahinduraho. Si uko umutima wanjye ukiziritse ku byahashize ngo mbe ntatekereza ku by'ejo hazaza. Nshuti yanjye, kuba umuntu akibabaye akagira ubwoba bwo kongera kwinjira mu rundi rukundo ntibiba bisobanuye ko yanze gukura cyangwa ko yifashe akaguma ahashize, bityo akanga gutera intambwe ajya imbere. Ahubwo rimwe na rimwe kiba ari ikimenyetso cy'uko umuntu aba yaratangiye gukura koko. Gukura si uguhunga ububabare ngo uhite ushaka umuntu wo kuwukwibagiza, ngo ububabare bwawe ubusimbuze kugira undi muntu mu buzima. Ahubwo ni ukubwicarana ukabwumva neza, ukabwakira bihagije. Wabuvamo ukabuvamo utagifite ibikomere byihishe imbere, utagifite ibikomere watwikiriye ariko utarabikijije neza. Iyo umuntu yavuye mu mubano wamubabaje cyane, hari igihe umutima we warakomerekejwe mu buryo atahita abona uko abisobanura. Uko nanjye niko niyumva. Kugira ubwoba bwo kwinjira mu wundi mubano si uko nshaka kuguma mu byahise, ahubwo ni uko ntifuza kongera gusubira mu bubabare nk'ubwo. Hari itandukaniro rinini
hagati yo kuguma ahashize no gufata umwanya wo gukira. Gukira ni urugendo rugana imbere, nubwo rutagaragara nk'intambwe yihuse abandi babona. Njye ni rwo rugendo ndimo. Impamvu mbikubwiye ni uko nzi ko byashoboraga kugaragara nk'impamvu z'urwitwazo, ariko mu by'ukuri kuba numva ntiteguye kwinjira mu rundi rukundo muri aka kanya ni uburyo bwo kwirinda kubakira umubano wanjye ku nkingi zidakomeye. Sinshaka gukoresha urukundo rushya nk'ikiraro cyo guhunga ibikomere byanjye bya kera, kuko byaba ari ukwiyobya no kukuyobya. Iyo umuntu agiye mu rukundo agifite imitwaro y'ibyahahise, akenshi arwinjiranamo urujijo, kugereranya uwo bari kumwe n'uwo batandukanye, no kubabaza uwo bari kumwe atabigambiriye, rimwe na rimwe atanabizi. Kuko nifuza gukura mu bitekerezo, niyo mpamvu nahisemo kutihuta. Gukura si ugusimbuza umuntu undi ako kanya, ni uguhindura uko utekereza ku rukundo, uko wiyubaha wowe ubwawe n'uko wubaha amarangamutima y'abandi. Kuri njye, gutera intambwe ijya imbere ni ukumenya aho ngeze nkiri ibikomere, nkemera ko nkiri mu rugendo rwo kwitekerezaho, aho kwihutira kwinjira mu rukundo rushobora kudusenya twembi. Bityo rero si uko ntagukunze cyangwa ngo mbe ntabona agaciro kawe, ahubwo ni uko ntifuza ko umubano wacu watangira mu gihe umutima wanjye utari witegura neza. Nifuza ko urukundo rwanjye rwazaba ruvuye ku mutima wakize, uzi icyo ushaka kandi ushoboye gukunda undi muntu utagifite ibikomere by'ahashize. Ntabwo nifuza kuzajya mu rukundo ngo njye mvanga umubano mushya n'ibibazo by'umubano washize. Kuri iyi ngingo ndifuza kubisobanukirwa neza, ukamenya ko guhitamo gutegereza icyo gihe atari intege nke, ahubwo ni icyemezo gifite ishingiro. Sinzi niba ubisobanukiwe. Niyo mpamvu mu gihe ndimo ubu numva ko ntiteguye gutanga urukundo mu buryo bukwiriye. Ntabwo niteguye gutanga urukundo rutekanye, kandi sinzi ko naguha urukundo rutazagutesha umutwe. Urukundo naguha rwaba ari urwo kukurya umutima, ariko nkazagusiga cyangwa wowe ukansiga, kuko hari igihe tutahuza. Ndamutse ndugiyemo, imyitwarire yanjye ishobora kuzatuma urureka waramaze kubona ko nagutesheje igihe. Numva ko nkeneye gukomeza kwiyakira, kwiyumvisha neza ibyambayeho, no gusobanukirwa uko mbona urukundo uyu munsi, kuko hari aho imitekerereze yanjye yaruhinduye mu buryo bushobora kuba butari bwo. Iyo ntekereje ku kwinjira mu rukundo vuba, numva hari ibyago byo kwisanga ntagira uwo mbabaza ntabigambiriye, atari uko naba ntamwitayeho, ahubwo ari ukubera ko nkiri mu rugendo rwo kongera kwiyubakamo icyizere cy'imbere mu mutima. Mbisubiyemo, sinifuza gutangira umubano ushingiye ku byiyumvo by'ako kanya, kandi ntiteguye kuwurinda no kuwushyira mu murongo ukwiriye, cyangwa kuwurwanaho no mu gihe haba hagize ikiwugerageza. Ikindi kandi, ndifuza ko wumva neza ko hari aho intego zacu n'icyerekezo cy'ubuzima dushaka bidahura muri iki gihe. Ibi si ikosa ryawe kandi si ikosa ryanjye, ni ukuri k'ubuzima ubwabwo. Abantu babaho mu bihe bitandukanye, bakagira ibyifuzo bitandukanye, kandi bakaba bafite aho bifuza kugana hatandukanye. Ibyo bihe babayemo n'intego zose baba bafite rimwe na rimwe ntibihura. Njye nawe niko bimeze. Ibigendanye no kwita ku miryango dukomokamo mbere ya byose, kwita ku kintu runaka no kubaka icyo gukora cyihariye mbere yo kwinjira mu mubano ukomeye, ntabwo tubihuza. Wowe wifuza guhita dutangira urugo, ntidukundane igihe kirekire, tukubaka umuryango, tukabifatanya no gukora umushinga runaka wihariye kugira ngo ubuzima bukomeze. Nyamara
njye nifuza kuzabanza gutegura umutungo wanjye bwite, nkagira ubukungu butajegajega, ngafasha iwacu bihagije, kandi nkabanza kubaka ubwigenge bwanjye bwite mbere yo kuba nashinga umuryango. Kuba intego n'icyerekezo cya buri wese muri twe bidahuye, byazateza urujijo no kubana nabi, atari uko muri twe hari umuntu udashobotse. Kubera ko najyaga nganira nawe mu biganiro bisanzwe, hari uko nagiye numva uko utekereza cyane ku burere bw'abana, uko ubuzima bwabo bwite twazaburinda, uko bazaba bakwiriye kugendera ku mategeko yacu no ku myemerere yacu. Numva nabyo tutabihuzaho neza. Wenda hari ni uko tutabiganiraho bihagije. Turamutse tubiganiriyeho nk'abantu baba bagiye kwiyemeza kujya mu rukundo, hari uko twabasha kubihuza. Gusa nabonye ko hari ibyo tudahuza, kandi kuba tudahuza si ikintu kibi. Ni ukuri ko ubuzima n'icyerekezo cya buri wese. N'abantu b'impangu ubwabo hari igihe bisanga batari guhuza, kandi ibindi byose babihuje, ariko ntibahuze icyerekezo n'intego. Ubwo rero kudahuza nta muntu ubifitemo ikosa. Nshuti yanjye, ndifuza kumenya ko kwanga kwinjira muri uru rukundo bidasobanuye ko ndahagarika icyubahiro nari ngufitiye, cyangwa ngo biteshe agaciro ubucuti dufitanye. Ahubwo ni uko nifuza ko niba bishoboka ko rwawe iruhande, twakomeza kwibera inshuti zubahana kandi zifurizanya ibyiza. Ubucuti bwacu mbona ari ingenzi kuri njyewe, kandi sinifuza ko bwahungabanywa n'ibi byiyumvo, nubwo mbizi neza ko atari ibintu byoroshye kubyakira. Niyo mpamvu numva ko ikiri cyo ari ukwemera ko twabana nk'inshuti zisanzwe, noneho twese tuzi ukuri ku byiyumvo byacu. Ubu bucuti bwanjye nawe buba bumeze nk'umwanya umpa amahirwe yo gukira buhoro buhoro, bukamfasha kwiyakira no kongera kumva mfite umutuzo mu mutima, nta gitutu mfite cyo kuba ntiteguye kuba we. Kubumba hafi, ukaba hafi yanjye muri ubu buryo bw'ubucuti, bingirira akamaro gakomeye cyane. Ariko sinari nzi ko bizatuma unkunda bigeze aha. Kwihutira kubishyira ku rwego rw'urukundo byaba ari ukwirengagiza no kwirengagiza amarangamutima yawe. Ndifuza ko niba hari umunsi urukundo nzongera kurwizereramo, noneho rwazaza ruvuye ku mutima, njyewe wese nkaba ndi umuntu witeguye, utikoreye imizigo y'ibyabaye imbere, nkajya mu rukundo ruhamye aho kuba urukundo rwubakiye ku bikomere bitarakira neza. Ndabyiyumvisha neza ko kwakira iki gisubizo bishobora kugusaba igihe kirekire. Ndabyemera kandi ndabyubaha. Nta gitutu ngushyizeho cyo gufata icyemezo ako kanya ku bijyanye n'ubucuti bwacu. Ufate umwanya ukeneye wose wo gutekereza, wiyumve neza bishoboka, witekerezaho bihagije, wisuzume witonze, kandi wemere amarangamutima yawe uko ari. Icy'ingenzi kuri njyewe ni uko wazakomeza kuzirikana ko nkubaha, kutigeze uta agaciro mu maso yanjye, kandi ko ukuri nakubwiye kwari kugamije kukubaka, kutari uko kugusenya. Nshuti yanjye, urukundo ni impano ikomeye, kandi iyo rutanzwe ruba rugomba gutanganwa n'umutima wose, witeguye, wuzuye, kandi uzi neza icyo ushaka. Rimwe na rimwe ubuzima butwigisha ko atari ko buri gihe urukundo twiyumvamo ruhita rusubizwa uko turwifuza. Kwifuza urukundo ntibigende uko wabishakaga ntibikugira umunyantege nke, ahubwo bigaragaza ko buri wese aba agomba kubahiriza undi amahitamo ye. Nshuti yanjye, sinkubeshye, nta wundi mukunzi mfite cyangwa undi mubano ndi kugerageza kwinjiramo. Mba mbona ari wowe wazarushaho kunkiza ibikomere natewe, kandi twazagenda duhuza gake gake. Nuko kuri ubu ntifuza ko tujya mu rukundo kugira ngo mbanze gukira neza, ariko ndagusezeranya ko igihe nikigera ukiri inshuti yanjye, nkumva narabohotse ko hashize, ari wowe nzemerera ukambera umukunzi.
na n'ubu mba numva twakarugiyemo, ariko nanone kuko ngukunda nkifuza ko mbanza kwisobanukirwa neza. Amarangamutima yanjye arahindagurika, hari igihe mba numva urukundo ndwanze, ubundi nkumva nifuje kurujyamo, mbese sindafata umurongo. Ntabwo nakwifuza ko wishyiraho ibyo bibazo kandi atariho wabinteye. Ni ukuri ni uko utabasha kureba mu mutima, nawe ntiwakwifuza gukundana n'umuntu nkanjye. Wenda ushobora gutekereza uti nidukundana nzagufasha kwiyakira, nzagufasha kubona itandukaniro, ariko ntabwo byapfa gushoboka. Ni agahinda ngomba kubanza kunyuramo nkakumva neza, kakagerageza kwigabanya ubwako. Nanjye nzagerageza gukora ibishoboka byose gashire, ariko ntabwo nzakoresha undi muntu. Hagize ikitagenda neza mu rukundo rwanjye nawe ngifite ibi bikomere, nazababara byikubye, kandi nazicuza inshuro nyinshi cyane mvuga yuko ari njye wahemutse, nkajya mu rundi rukundo narakira ibikomere. Hagati aho rero, ntutekereze ko urukundo rwanjye nawe rushoboka kuri uyu munsi. Oya, ntirushoboka. Kandi ntiwishyiremo cyane ko mu hazaza rushoboka ngo bikwicire inzira zawe. Uramutse ubishoboye, wakwigira mu wundi mubano, ukajya mu rundi rukundo. Gusa nanone kuko wenda iki gisubizo cyanjye kitari bukunyure, wenda ukaza kubabara kuko wari witeze yego yanjye y'ako kanya, ariko nkaba nkubwiye oya. Hari ubwo wakumva nguteye ibikomere. Ibikomere wavuga ko nguteye bishobora gutamara umunsi umwe, 2 cyangwa se ukwezi. Mu gihe uzaba ucyumva ukibabaye, si byiza ko nawe wahita ujya mu wundi mubano ngo wivure ako gahinda. Reka twembi tubihe igihe, kandi ndagusaba ko wakomeza kumfasha gukira ibikomere nk'inshuti niba ntacyo byakubangamiraho. Niba wumva ko kuba iruhande rwanjye bizakomeza kugutera agahinda cyangwa kukubuza gutera intambwe ijya imbere, ushobora gufata icyemezo cyo kugenda ukanashyiraho intera hagati yanjye nawe. Ibi nabyo byaba biri mu bwenge bwo kwitaho wowe ubwawe, kuko hari igihe kwigobotora amarangamutima nk'aya biba bigoranye. Uramutse ungiye kure, bikaba byatuma wiyakira vuba kandi ukazabasha kubona urukundo rutekanye rw'ejo hazaza, nabyo nabyishimira. Ku ruhande rwanjye, nubwo bitashoboka ko tujya mu rukundo, ndumva gukomeza umubano w'inshuti zisanzwe hagati yanjye nawe bishobora kumbera igisubizo cyiza. Ubishaka, dushobora gukomeza kujya twiganirira, kandi mu gihe cyose umwe yakenera undi akamubona mu bufasha runaka, mu kuganira bisanzwe n'ahandi hose. Amahitamo ni ayawe. Ndagushimira byimazeyo kubw'ibyiyumvo byawe wahisemo kumpishurira, ukambwira ukuri kwawe kandi ukabikora mu kinyabupfura. Nkwifuriza amahoro, umutuzo w'umutima n'urugendo rwiza mu byo uharanira byose. Nizeye ko uko byagenda kose, iyi baruwa urayakira nk'igisubizo cyanditswe kivuye ku mutima ugutekerezaho mu buryo bukwiriye, ku muntu ukubaha kandi wifuza icyiza kuri wowe. Mbaye ngushimiye kandi nkomeje kukwifuriza kugira amahoro menshi mu buzima bwawe. Nuba ukeneye kumvugisha, rwose ndahari kandi niteguye kukumva. Ni inshuti yawe. Bye.